ubwo no kuvuga ngo Yesu Kristo aje yasanze amategeko atarubahirijwe kuko kugira ngo beze rimwe bagomba kwicira irindi. Isabato rero kuyubahiriza kwari ukudakora, ariko uwo munsi ikigaragaza ko wayubahirije wayejeje akaba ari uko wishe umuntu wakoze kuri iyo sabato, bigaragaza ko wayirwaniriye. Yesu aravuga ati si none ko mu ruhuki isabato mukica umuntu kandi rya gatandatu rivuga ngo ntukice. Kuko abayuda bazinduka ku isabato kare bari gushaka uwakoze ku isabato ngo baje gusenga bamaze kumwica. Ubwo rero intwari yameraga nka wa wundi wihambiraho igisasu ngo kimuturikane na bagenzi be, noneho yandikwe mu ntwari z'ibanze. Natangiye kwiga theology muri 85. Ahagana he? I Bukavu. Ubu maze igihe kingana n'ibisha Bibiliya? Maze imyaka 33 nigisha Bibiliya. Umwe ashobora gufata umunsi akarutisha yindi, undi akayihwanya akayinganya. Icyo Imana igenzura si uko umunsi warutundi, ahubwo ni ibyo wakoze muri uwo munsi niba binejeje. Niko havuga. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Turabasuje mwese gusenga everyday. Turabasuje mwese mwumve mikaze kandi mugira ibihe byiza aho muri mwese, waba uherereye mu Rwanda, waba uherereye mu bigo byo hanze, wiyumvemo ikaze, wumve ko tugaye umuntu wese ubasha kumva imirwi y'Ikinyarwanda aherereye. Turamushuhuje cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, ntago ari ubwa mbere agaragaye kuri channel. Tusanzwe tubana nawe, turamukunda, ni pastor wacu mwiza dukunda. Gusa ushobora kufunga ikiganiro ari ubwa mbere umubonye, reka tumusabe atwibwire. Pastor muraho neza? Murakomeye. Ni Pastor Mpazi Birego ntibakunze. Ikindi nkora umurimo w'Imana, nigisha mu ishuri rya Bibiliya Ikiyovu. Ubundi ntuye Nyabisindu, hafi y'ikigo nderabarezi nderabuzima Amani. Imana iguha umugisha cyane. Urakoze. Dukunda kuganira, ariko mbere na mbere tubanje kwinginga Imana mu isengesho ngitse kubana natwe mu biganiro turi bukore. Nago umwanya kugira ngo udufashe mu isengesho. Imana turagushimiye, turaguhimbaje. Ishimwe n'icubahiro ni ibyawe, kuko uduhaye kubona izuba rya none, igitondo ciza cy'uyu munsi kubw'urukundo. Hari abavuye mu mubiri, hari abatakivuga ngo bafutuze akanwa kacu, ariko twabishatse kubw'umurimo wawe. Mana twishize mu maboko yawe kugira ngo aka kanya tugiye gukora ikiganiro cy'ijambo ryawe, ubane natwe tugotesha umuco wawe kandi ribashe kumvikana haba mu mahanga yose, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu bihugu by'abaturanyi. Ijambo ryawe rigere kuri bose, nk'uko isezerano ryawe rivuga ngo twari ubutuma twamamaza ishimwe mu mahanga yose kugira ngo abantu bakumenye. Uyu munsi wa none rero turakwiyeguriye kugira ngo kuyobora kuba kwawe n'icubahiro kibi cyawe, kandi ijambo ryawe ribashe kunyura imitima ya benshi uyu munsi, ribemeza ibyaha kugira ngo wese akumenye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor watubwiye ko wigisha mu ishuri rya Bibiliya, ako nagize ikibazo cy'amatsiko. Pastor wakijwe ryari? Muri 84. Wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite imyaka 25. 25 uri umusore. Waduhamya bwa mbere yuko ukizwa? Ubuhamya bwa mbere nuko nari umushumba w'inka. Nari umupagani nk'abandi. Nta gikomeye cyangwa kidasanzwe nakoraga kitari cy'ubupagani. Ariko Imana irandokora, iransanga, iranyiyereka. Umubatizo w'amazi nawubonye muri 79, ariko sinahinduka ngoma mu byaha. Ariko 84 nibwo nabashiye guhishurirwa umukiza wanje, bituma ntinya icyaha, na n'uyu munsi wa none nacakora umurimo wayo. Ni iki cyabayeho kugira ngo utinye Imana? Urumva wabatijwe muri 79 ariko wakira agakiza muri 84. Usomye muri Yohana ibice 16 umurongo wa 7 n'uwa 8, umwuka wari yakwigezeho ni uko tuma wemera ibyaha.
ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo azaza azabemeza ibyaha n'iby'amateka n'ibyo gukiranuka. watangiye kwiga Bibiliya ryari? Natangiye kwiga theology muri 85. ahagana he? I Bukavu. Ubu maze igihe kingana bigisha Bibiliya? Maze imyaka 33 nigisha Bibiliya. Ufite experience? Tuba ufite experience mu by'iyobokamana. Uyu munsi rero twifuje kuganira, hari ibintu byinshi abantu bagenda bibazaho mu bantu mu buzima busanzwe, abantu tugira umunsi dusenga. Pastor tukivuga, urabona mu gusenga kwacu abakristo usanga dusenga ku minsi itandukanye. Bamwe bagasenga kwa gatanu, abandi bagasenga nk'aba Islam basenga kwa gatanu, Abadiventiste basenga kwa gatandatu, Abaprotestant n'Abakatolika dusenga ku cyumweru. Kubera iki iriya minsi yo gusenga yavuye? Twabanza kuvuga kuri kalendare. Ntabwo abisilamu basenga kwa gatanu, ahubwo basenga kwa gatandatu. Abadiventiste basenga ku munsi wa karindwi. Noneho rero Abaprotestant bagasenga ku munsi wa mbere w'icumweru hamwe n'Abagatolika. Iyo niyo kalendare yemewe na Bibiliya. Kalendare yemewe na Bibiliya? Kuvuga ko yemewe na Bibiliya nuvuga ko yakurikiza amezi yo muri Bibiliya, amezi aboneka muri Bibiliya. Byaje guhinduka gute Pastor? Byaje guhinduka mu gihe ca Gregoire wa 13 mu 1502 yari umupapa, niwe waje guhindura kalendare, aza kwita kwa gatandatu kwa gatanu ku cyumweru wita umunsi wa karindwi kandi ari uwa mbere w'icumweru. Ariko Constante muri 321 niwe waje gutanga umunsi hubwo w'icumweru n'ikiruhuko c'abakozi, amaze kugira idini rya Gikristo, idini rya leta ryebeye n'amahanga yose, anariwe waruribereye bishop mukuru, niwe wazanye kuruhuka ku cyumweru ntibakora. Ariko gusenga ku cyumweru kalendare yakurikije icumweru ngo ni wa karindwi, yazanywe na Gregoire wa 13. Nukuvuga ngo kalendare nziza nuko ku cyumweru ari kuwa mbere, none ibyo twitarenda akaba ari kuwa kabiri. Ku isabato y'Abadiventiste ni umunsi wa karindwi. Umuntu yakibaza iyo kalendare yatangiye ryari? Kalendare y'Abadiventiste oya iyo ngiyo ya mbere. Iyo ngiyo ya mbere yo kuvuga ngo icumweru umunsi wa mbere atangiye 1572. Mbere ya Yesu, nyuma ya Yesu? Mbere ya Yesu, nyuma ya Yesu. None iza guhinduka nyuma? Oya, kumuhinduka ntabwo kalendare yagira icyo itwara umuntu. Kuko umuntu yemeye gukora icyo ashaka umunsi ashaka. None usanga tubipfa rero abakristo bamwe ugasanga twebwe dusenga ku munsi w'ukuri, mwe musenga ku munsi utari w'ukuri. Oya, ntabwo Imana irutanishwa iminsi y'amasengesho, wafata ushaka yari igihe cyo gusenga. Gusenga rero bitandukanye n'isabato. Biratandukanye. Wasenga kuwa mbere Imana imwumva, nk'uwasenze kuwa kabiri, nk'uwasenze kuwa gatatu, nk'uwasenze ku cyumweru ibumva kimwe. Ariko isabato yo niyo bumva ahubwo mu buryo butandukanye kuko bashiramo n'imirimo y'amaboko. Kubera Paulo yaranditse mu Baroma ibice 14, aravuga ngo turutse ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 5, umuntu umwe ashobora gufata umunsi akawirutisha iyindi, undi akayihwanya akayinganya. Icyo Imana igenzura si uko umunsi warutundi, ahubwo ni ibyo wakoze muri uwo munsi niba binejeje. Niko havuga. Kuko utoranya umunsi awutoranya kubw'umwami, n'uwitoranya yose akayihwanya ayihwanya kubw'umwami. Niko havuga. Mbere yuko tujya kuri icyo kintu cyo kuvuga ku wenda kuri uwo munsi w'isabato, reka tuvuge iminsi dusengaho. Kuki Abayisilamu bahisemo guhitamo kuwa gatanu? Kalendare yabo itangira muri 622. Ariho bakoze urugendo rwitwa Ejire. Mahome yavutse muri 570,
noneho muri 622 niho habaye urugendo rwitwa Ejeri rwo kuva imaka kwimukira Medine. Muri 632 rero Mahome arapfa. Amaze gupfa rero hari ikibazo hagati y'Abarabu n'Abayuda. Bitewe nuko kuva Abayuda bahunga i Yerusalemu hari amatongo. Ariko Abarabu bari bafite mu bitekerezo byabo ko Palestine yose ari umurimo wa Aburahamu. Ubwo noneho baravuga batabayuda bihariye Yerusalemu, reka natwe tubatangeyo. Muri 680 nibwo batagiye kubaka umusigiti uriho na n'uyu munsi wa none. Ubwo noneho rero kalendari yabo kwitangiye muri 622 umunsi babo bitwa karindwi usohora byabaye kuwa gatanu uvuga ari wa gatandatu w'icumweru. Niho n'Abagatulika rero kuko kalendari bayitangiye uwo munsi Constante atanga umunsi wo kuruka nk'icumweru. Gregoire none ari kubaka kalendari agendera kuri uwo munsi wa Constante. None Abagatulika nabo batangirira aho ngaho. Kuko icyo gihe ni haba Apollos baramaze igihe gito batangiye bakiri bato ari nk'agashami gato. Apollos kuko batangiye gukora imyigaragambyo barwanya Gatulika mu 1517. Urumva kalendari yaje nyuma y'Apollos gato. Noneho rero mu byo bavuguruye bapfaga n'Abagatulika ntabwo bashizemo kalendari oya bagumanye y'Abagatulika. Kuko Abagatulika bamaze gukora imyaka 1000 bonyine ku isi. Uretse Abisilamu batizera Yesu nibo bakoraga nk'irindi dini, ariko mu bizera Kristo yari Gatulika gusa. Yego, reka tuze ku munsi rero bavuga abantu benshi w'isabato. Bibiliya mu mategeko 10 y'Imana harimo n'iteko rivuga ngo urajye wibuka kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 yose ujye ukora, ariko wa karindwi uruhukemo kuko ari umunsi w'Imana. Imana yaruhutseho imirimo yayo yose imaze kurangiza kurema. Pastor, isabato ivuga iki? Isabato ntabwo ari ikiruhuko. Imana imaze kurema ibintu byose, ijambo ry'Imana itangira igice cya 1 umurongo wa 31 aravanga Imana ireba ko byose ari byiza buragoroba buraca. Nukuvuga ngo ku munsi wa karindwi Bibiliya y'Ikinyarwanda ikoresha kuruhuka. Ariko ijambo kuruhuka rikoreshwa iyo umuntu arakomeza arangije kuruhuka. Mu Giheburayo rero ijambo Shabbat y'Igiheburayo risobanura kubura akazi. Ni chômage mu Gifaransa, muri dictionnaire y'Igiheburayo n'Igifaransa. Shabbat bisobanura kubura akazi. Imana rero ahubwo ntabwo yaruhutse, ahubwo yari irangije imirimo yari yateguye. Kuko niba yararuhutse kwa karindwi se kwa 8 yakoze iki? Tumenye ko cyitwa ikiruhuko. Ntabwo cyari ikiruhuko, ahubwo yari irangije imirimo yari yateguye. Abanyeshuri rero iyo bavuga ngo bari mu kiruhuko nuko baba bagiye kuzasubirayo. Ariko iyo abanyeshuri barangije amashuri ntabwo bavuga ngo bari mu kiruhuko, baba bari mu gihe cyo gushaka akazi. None nizo mpamvu usomye muri Yohana igice cya 5 utagire ku murongo wa 17 n'uwa 18 Yesu yabwiye abafarisayo ngo data ntiyigeze araruhuka, arakorana n'uyu munsi nanjye ndakora. Imana iruhutse twese twarara dupfuye. Ariko iyo usomye neza nk'urugero mu byanditswe byera ubona yuko umunsi w'isabato ari umunsi Abayahudi bazirizaga cyane. Ngo nta nubwo umuntu yari yemerewe kugenda urugendo rw'iminota. Tugomba kumenya kumenya ngo isabato ahubwo yahawe ndi. Nico wari ushaka kubaza. Abisirayeli bari kuva mu Egiputa uziko ramaze imyaka 430. Ntabwo mu gihugu cya Egiputa bubahiriza isabato. Kuko bari munsi y'amategeko y'ibindi bigirwamana. Imana rero ibakwiye mu Egiputa bageze ku musozi Sinayi ibabwiye ngo mugiye kwinjira mu gihugu cy'isezerano cy'Ikanani, ngiye kubaha amategeko muzagenderaho mugeze mu gihugu nabasezeraniye. Ayo mategeko ntabwo ari Abanyegiputa, ayo mategeko ntabwo ari Abafenisiya, ayo mategeko ntabwo yari Abakarudaya, ayo mategeko ntabwo yari Abisiriya.
yari ubwoko yatoranije bw'Isirayeli kugira ngo bazagendere kuri ayo mategeko bageze mu gihugu cy'isezerano, ariko ntibari bayafite bari mu Egiputa. Kandi Imana imaze kurema, itangirira igice cya 31, nta handi Imana yababwiye ngo muruhuke isabato. Haravuga ngo iruhuka kwa karindwi, ariko ntayategetse urubyaro rwa Adamu ngo muruhuke isabato, ntahahari. Ahubwo ivuga mu Kuva ibice 20 yaravuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremeye igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, barabana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, ariko nkababarira abankunda bitondera amategeko yanjye, nkazageza kubuzukuruza abo biha 1000. Noneho irya gatatu aravuga ngo ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana ye, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Itegeko rya 4 riravuga ngo wibike kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa 7 niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose ukoraho wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa undi munyamahanga wese uri iwawe, kuko mu minsi 6 ni Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose, iruka kwa karindwi. Nizo mpamvu Uwiteka ahaye umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iryo jambo ryo kuvuga ngo wibuke nuko batari barifite, ryari iryo mu gihe cyo kurema, kandi imbere y'Abisirayeli ni Imana yarivugiye ngo wibuke. Aya mategeko ubwo uyu munsi yabwiye Mose ngo nyahaye Abisirayeli, nto yabwiye ngo nyahaye isi. Noneho rero isabato cyatumye ihinduka nuko Yesu Kristo atazi abayuda gusa, yaziye n'abanyamahanga. Noneho kuruhuka amaboko byari bigenewe abayuda gusa, kandi usomye mu byakozwe n'umwice cya mbere ku murongo wa 12 havuga urugendo rw'isabato rwari rwemewe ku bayuda. Ni metero 690, nukuvuga ngo uwarenzaga izo metero yagombaga kwicwa. Nirwo bita urugendo rw'isabato, yagombaga kwicwa nyakwicwa. Amategeko rero yaragenewe abayuda, isabato yari y'abayuda nibo yahawe, ntabwo yahawe abanyamahanga. Ariko Yesu Kristo amaze kuza, abantu bamaze gukizwa, Yesu abereka uko bazeza iyo sabato Imana yabahaye. Yego, none ndi kwibaza Pastor, ijambo ry'Imana ritwereka amategeko 10 Imana ahaye Abisirayeli, ariko natwe twabaye nk'igiti cy'ingurukira, ubu tubarwa kuri Isirayeli. Ayo mategeko twebwe ntatureba. Aya mategeko aratureba twese, kuko niyo yatumye tumenya ibyaha. Ariko iyo umuntu avuye mu byaha ntaba kigengwa n'amategeko. Biri mu Bagalatiya 3:23 kugeza 25. Nukuvuga ngo twari tubohe gutwarwa n'amategeko, dutegereje kwizera kwari kugiye guhishurwa. Ariko kwizera Kristo kumaze kubarwa na bamushora, nukuvuga ngo ugitwarwa nayo nukiri mu byaha. Kuko itegeko ry'uvuga ngo ntugasambane, ntabwo bariho umuntu udasambana, ahubwo bariho umusambanyi kugira ngo rimukure kuri bwa busambanyi. Itegeko rivuga ngo ntukibe, bariho umujura, ntabwo ari umuntu utari umujura ko ntaco rimumariye. Yesu Kristo rero amaze kuba umwami w'isabato, abari bamaze kumwizera baruhukira muri we. Izo mpamvu yahiniye mu mategeko 2. Aravuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, maze ukundira mugenzi wawe nk'uko wikunda. 4 rero ahiniye mu gukunda Imana, na 6 ahiniye mu gukunda mugenzi wawe. Yesu arayatanga. Ubwo rero ahindutse umwami w'isabato, aravuga ngo abamwizeye barangije kuyiruhukira muri we. Nizo mpamvu agiye kuja mu ijuru yarayiziruye. Yanditswe muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 17 na 18. Havuga ngo icyatumye abayuda bashakisha kumwica bafite umwete, nuko uretse kuzirura isabato gusa ahora yita umwana w'Imana, kandi akigereranya nayo. Nico yazize. Nukuvuga ngo kukuraho isabato nico Yesu yazize. Abamwizeye rero ntabwo bakongera gusubiza
gusubira munsi y'amategeko kandi bari muri Yesu Kristo. Nizo mpamvu usomye Yohana 5:8 haravuga ngo haguruka wikorere uburiri bwawe ugende, hari ku isabato. Iyo Yesu yemera isabato aba yaravuze ngo icingenzi kirabonetse, kuko ari urwaye imyaka 38 none ubwo ukize tahura garuka kubushikira isabato ishize. Nawe yarashidikanije ariko abonye kuwa mukije ari umutegetse arabyemera. Ageze imbere ahura n'abafarisayo ati ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri bwawe ku isabato? Atuwakije nibe wantegetse. Uwo wagutegetse sarihe? Baramura Yesu yaragiye mu rusengero, ariko wa muntu ahurira na Yesu mu rusengero amubwira ngo dore urakize ubaye muzima ntukongere gukora icyaha utazabona ishano riruti rya mbere. Asiyo yarababwira ngo ni Yesu Kristo wantegetse ngo nikore uburiri ku isabato. Ijambo ry'Imana bavuga ngo nicyo catumye bongera gushaka Yesu ngo bamukumbanya ako kanya, kuko yakoze bene ibyo ku munsi w'isabato kandi akabasanzwe akora bene ibyo ku munsi w'isabato. Arawuzirura rero, hagira uhasoma muri Yohana igice cya 5 kugira ngo mutahibagirwa. Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 avuga icyo Yesu yazize ko ari uko yategetse abantu ngo baje barakora ku isabato. Yohana igice cya 5 umurongo wa 17 igice cya 5 umurongo wa 17 aravuga ngo ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora. Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite, akongera akiyita umwana w'Imana, akavuga ko Imana ari se bwite kandi akigereranya nayo. Yazize bibiri, yazize kwica isabato akayizirura agategeka abantu ko bakora, arongera azira kwiyita umwana w'Imana no kwigereranya na se. Yego Pastor, twakibaza watubwiye ko ari amategeko y'Imana Yesu yayakuye mu mategeko abiri. Ntabwo yayakuyeho, yarayakomeje. Niko bita kuyasohoza. Yesu aravuga muri Matayo 5:17 ngo ntabwo naje gukura amategeko ngo naje kuyasohoza. Nuvuga ngo yari yaraheze mu nzira, ntabwo yari yabashije gutsindishiriza umuntu ngo agere ku gakiza. Ariko Yesu aje ntiyayakuraho, ahubwo aracumbura akora iby'amategeko yananiwe. Abariko muje muravuga Yesu yatumye amategeko akora ibyari byarananira, yari yarananiwe, yatumye aho byananiwe n'amategeko. Niko twavuga, kandi aduha amategeko abiri akoye muri ayandi 10. Ayo mategeko yaragabanije gute? Ayo mategeko yaragabanije irya mbere, ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ni irya kabiri, ntukiremere igishushanyo kibajwe. Irya gatatu, ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe. Irya kane, wewe ukiye kweza umunsi w'isabato. Yarahiniye mu gukunda Imana. Noneho rero irya gatanu, ubaye so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice. Irya gatandatu, ntugasambane. Irya karindwi, ntukibe. Irya munane, ntugashinje mugenzi wawe inyuma. Irya 9, ntukifuza inzu ya mugenzi wawe uko ari 6. Akubira mu gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uko ukunze mugenzi we ntiyamwica, ukunze mugenzi we ntiyamusambanyiriza umugore, ukunda mugenzi we ntiyamwiba, ukunze mugenzi we ntiyamubeshera, ukunda mugenzi we ntiyakwiza kwapfa ngo asigarane ibye. Ubwo rero bihiniye muri iryo jambo rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda uko ari 6. Yego Pastor, kubera iki Abayahudi bahawe ari iryo tegeko ry'isabato? Abayahudi bahawe iryo tegeko ry'isabato ariko ntibarisohoza, byanditswe mu Baheburayo 4, kuko batabashiye kwinjira muri ubwo buruhukiro Imana yabahaye, ryarabananiye. Nizo mpamvu Uwiteka yongeye gutoranya undi munsi. Babandi babujijwe kwinjira muri ubwo buruhukiro bitewe no kugira umutima utizeye. Noneho Imana irongera ivugira mu kanwa k'abahanuzi, nubwo hahise igihe kirekire ngo uyu munsi numva ijwi ryawe kwinangira umutima, wa munsi uhinduka umutima w'umuntu. Ubwo buruhukiro bw'ukuri rero babwamye kuvuga ngo mwese abarushe n'abarembere ni munsange ndabaruhura, munyigireho kuko noreje mu mutima, namwe muzahabwa uburuhukiro mu mitima yanyu. Rihinduka itegeko ryo gusimbura isabato. Kwicuza ibyaha niko kuruhuka k'ukuri ku mukristo. Abayuda icyatumye ribananira, hagira usoma kubara 15 umurongo wa 32. Kubara 15 umurongo wa 32 32 aravuga ngo
abisirayeli bakiri mu butayu basanga umuntu atoragura inkwi ku isabato. abasanze azitoragura bamushyira Mose na Aroni n'iteraniro ryose, bamukingiranira kuko bari batarabwirwa uko bamugenza. Uwiteka abwira Mose ati, uwo muntu ntabure kwicwa. Iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma yaho baganditse. Iteraniro ryose nimujyana inyuma yaho iteraniro ryose rimujyana inyuma yaho bamutera amabuye arapfa, uko Uwiteka yategetse Mose. ubwo ni ukuvuga ngo Yesu Kristo aje yasanze amategeko atarubahirijwe, kuko kugira ngo beze rimwe bagomba kwica irindi. Isabato rero kuyubahiriza kwari ukudakora, ariko uwo munsi ikigaragaza ko wayubahirije wayejeje akaba ari uko wishe umuntu wakoze kuri iyo sabato, bigaragaza ko wayirwaniriye. Yesu aravuga ati si none ko mu ruhuko isabato mukica umuntu kandi rya gatandatu rivuga ngo ntukice. Ese none ko umuntu asambana mukamutera amabuye agapfa, noneho mukarengera mukatinya ubusambanyi mwishe umuntu kuri uwo munsi yasambanye? Nizo mpamvu bazaniye Yesu umugore wasambanye, bari bafite amabuye bose ndetse n'uwo bari bamufatanye naye kugira ngo umuhamya w'ukuri. Ariko Yesu abitegereje ko yerekwaga byose, atangira kwandika hasi muri commentaire aravuga ngo yandika urutonde rw'ibyaha bari bafite. Bakubiseho akajisho basanga bose ari abanyabyaha. Niho yababwiye ati utarakora icana abo wa mbere gutera ibuye. Barahunga bose kuko barangiye gusoma ibyabo. Yesu abirindukira umugabo amaze ati ariko abakuregaga bari hati bagiye. Ati nanjye rero ntabwo nguciriyeho iteka ugende ntugasubire. Ubwo icari kibura mu mategeko ni imbabazi. Amen. Pastor, ngiye kubaza ikibazo gisa nkaho cyamatse ku kuntu. Yego. Ngiye ngeze ku bintu nk'ibi ngibi nkunda Yesu. Niki cyatumye wowe ukunda Yesu cyane muri Bibiliya? Nuko yambabariye nari nkwiriye gupfa, kuko ibyo nakoze byari bikwiriye kunyicisha. Namukundiye kuko yambabariye nta kindi. Nta kintu ugeraho nko muri biro ko bati no kuri Yesu arakwiye kuza. Ubona cyari cyo gwaba. Iyo atinda gato ari gusanga abantu bashize. Kuko abayuda bazinduka ku isabato kare bari gushaka uwakoze ku isabato ngo baje gusenga bamaze kumwica. Ubwo rero intwari yameraga nka wa undi wihambiraho igisasu ngo kimuturikane na bagenzi be, noneho yandikwe mu ntwari z'ibanze zizabana n'Imana. Nabo rero wajaga mu isabato amaze kwica umuntu, kuko uwo muntu yakoze ku isabato niyo yabaga ari intwari. Ariko Yesu akavuga ati tubare noneho. None se kwica so ntabwo ari icyaha? Ati noneho rero Yesu ntabwo yaje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza. Kandi muri Yakobo igice cya 2 umurongo wa 10 kugera 13 aravuga ngo amategeko ko ari 10 uwishemo rimwe gusa bayatsembye yose, kandi amategeko niyo atuma urubanza ruba rugasomwa. Ariko Yesu aravuga ngo imbabazi ziruta urubanza zikarwishima hejuru. Kwica umuntu ngo nuko yishe itegeko, ni itegeko riba riguhase. Ariko uwagize imbabazi aba yaruse wandi wicishije umuntu itegeko. Paze twakibaza ese abantu bagerageza kubahiriza isabato ubu ngubu babikora nk'uko byakorwaga kera? Byarabananiye. Hari abadivantiste b'icumweru ba William Mire baruka gucumwera, ariko hari n'abadivantiste b'umunsi wa 7 babandi bure ya mugore witwa Madame White baruhuka isabato, ariko usanga batayumva kimwe. Bamwe ntibateka abandi bagateka. Hari n'abambara vendredi bakaryamana imyambaro yo bazajana mu isabato, bakongera bakayikuramo aho ngaho ku isabato saa 12. Hari abafunga amatungo ngo ye gusohoka, hari n'abaragira ku isabato. Ntabwo babyumva kimwe nabo. Ariko hari akantu numvise ntarinze. Abadventiste burya nabo barimo ubwoko butandukanye. Barimo ibice byinshi. Abaruhuka isabato barimo udushami duto nk'abagorozi, nk'abatsindishirizwa, nk'abacamanza, nk'abakusi, nk'abadventiste nyine. Ariko hariho n'abadventiste b'icumweru ari bo ba mbere. Ubwo abadventiste umunsi wa 7 rero nagashami kuri ya mugore yaje kwihaguraho.
ariko atumvikanye mu iyerekwa rye na William Mirere wari watangiye ry'Abadventiste b'icumweru. ariko buriya itorero ry'Abadventiste ryakomotse muri Amerika. William Mirere ni Umumerika na Ellen Gould White nawe ni Umumerikakazi. ryo byaje bikomotse kuri Protestant. Ni ukuvuga ngo Abadventiste bari bavuye mu Methodiste, hari bamwe bavuye mu Baptiste, ariko William Mirere yari Umubatiste, ariko umugabane mwinshi winjiyemo wari uvuye mu Methodiste. Dukunda kumva abantu bavuga ngo nge nsengera tukumva amadini menshi y'abantu bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Idini rimaze iki mu Bukristo? Ni ryiza kuko ni ishirahamwe, ni nka koperative. Ico koperative yakumarira n'idini ryakikumarira ko ryagushingura, kandi wabura amafaranga rikabikora. Ako nako ni keza. Ikindi iyo ufite umushinga nka Compassion rigushirira umwana mu ishuri, iyo uri intoni muri ryo, ako nako ukakunguka. Mu ruhande rw'ubugingo nta shidini rimaze. Mu ruhande rw'ubugingo nta kidini rimaze, ariko mu ruhande rwa koperative rigira akamaro. Umuntu ushaka kugira ubugingo nta kintu idini rizamufasha. Oya, nta n'ubu sinagombwa ngo arivuge. Ariko ndi mu itorero rya Kristo akarekeraho. Ariko igiye guhegeka ngo nje ndi mu itorero ry'Abamethodiste, ndi mu itorero ry'Abahamya ba Yehova, ndi mu itorero ry'Abagatolika, ico gihe ugiye muri tendance panca. Nuvuga ngo kuri kuzavuga uzaguhengekera ku Bagatolika kugira ngo utabakoberetsa, kuko ni umuryango wahisemo. Ariko si kuby'ubugingo. Ese kucya katabo kavuga ngo kuba umukristo utabaye umunyedini niko keza wabyumva. Umuntu ashobora gukizwa atabarizwa ahantu, atagira habarizwa, ariko akaba afite umuryango wasengana nawe. Afite umugore n'umugabo basenga bakazabona ubugingo buhoraho batabarijwa ahantu. Ariko imbaraga z'idini zirakenerwa. Ariko hari imirimo y'Imana dukorera nko mu idini, nko gutura, gutanga ibya 10. Ni byose si imirimo y'Imana, si Imana dusaba ko tugomba gukora kandi tukayikorera mu idini. Ubwo utari mu idini wayikorera he? Wayikorera no mu nzira, kuko icyo Imana yitaho ni ugufasha abakene. Wababona mu nzira rero, kandi amaturo nico yashiriweho. Gutura si cya 10 n'amashimwe n'amaturo y'umutima ukunze n'amaturo y'ibyo yandi yose. Byo nta kintu bifasha mu bwami bw'ijuru. Agategura ubugingo se? Agategura ubugingo. Ariko tujya twumva ngo munzanire ibya 10 n'amaturo. Hari umuntu ariko ntaho byanditswe na Bibiliya. Muri ya naho biranditse. Oya, ntabwo bivuga ko ari cyo kizategura ubugingo, nta bihari. Muri Maraki ingo nyine ntabwo havuga ko azategura ubugingo. Havuga ko umuntu ubwo uzatanga icya 10 n'amatura byubahirije, Imana izamucuncuburaho umugisha hano mu isi. Nkuko byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 35 ngo gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa. Iyo umuntu atanga cyane ahabwa cyane, ni uwo mugisha abantu baba bakorera. Ariko si ugutegura ubwami bw'Imana gutuma abantu batanga amafaranga, ko ntabwo amafaranga ategura ubwami. Yatanyuze mu nzira zo gufasha abakene. Yatanye mu nzira zo gufasha abakene. Itegeko ry'icya 10 ntabwo ritegura ubwami, ahubwo rihesha umugisha mu mibereho yacu turi mu isi. Ese ryavuye icya 10 ni kubatambye, kuko abatambye umugabane w'Abarewi mu miryango 12 ya Yakobo bari bararazwe gakondo, ariko babuza Abarewi kongera kugabana kuri gakondo. None baravuga ngo ubwo batazabona gakondo, iyo miryango 11 itange kibwe mu 10 cy'ibyo bahinze muri iyo gakondo batagabageho. Okay, pasi twagiye tuganira ibintu byinshi, ariko kandi twe tugeze tuganira ku buryo idini n'ubukristo bihurira, ariko mu byahishuwe usanga ari ahantu birifata idini ikarigiranya na maraya. Unimukishariye n'ibice bingahe? Biterwa maraya agaragara nk'idini.
oya ntabwo ari maraya wenyine ahubwo ni Yesu wagereranije itorero n'umugore. Noneho rero amatorero atandukanye mu kubaha Imana kwabo. Umugore ni itorero, ariko ku mugore hariho umukobwa, itorero ry'agasuzuguro. Ku mugore rero hariho maraya, itorero ryifatanya n'ubutegetsi bw'isi. Ku itorero rero hakabaho umugeni, itorero rigiye kuzasanganira Kristo agarutse mu bwiza bwe, rizatoranya muri ayo makominote yose muvuga. Imitima y'abera iri ahantu ikabizwi n'Imana gusa, itaboneka mu gaturika gusa, itaboneka mu prote, iboneka mu bantu bose basenga Yesu Kristo. Iyo mitima Yesu akazagaruka, Imana ikayihuriza hamwe, bakitwa umugeni wo gusanganira Kristo. Ku mugore rero hariho n'umwari, itorero ryubaha Kristo rikiri mu isi. Iryo ariko ntabwo rizwi n'umuntu, ahubwo rizwi n'Imana. Ubwo ni ukuvuga ngo umugore abayemo abagore bane. Umugore abayemo umukobwa, abayemo maraya, abayemo umwari, abayemo n'umugeni, nico yagereranije. Noneho rero iyo ikintu ari idini gishobora kuba kidasenga Imana y'ukuri. Ariko iyo ari itorero ni irya Kristo gusa niryo rigira iryo zina. Idini rishobora kuba iry'amasonerie, rishobora kuba iry'abahayi, rishobora kuba iry'abisilamu ritemera Kristo, ariko ryitwa idini. Ni irya gakondo ndetse animisme naryo ni idini. Ariko itorero ryo ni irya Kristo. Noneho rero iyo abantu bavuga ngo idini bashaka kugira ngo bareme itandukaniro hagati y'abagenzi babo, nituvuge itorero riritwa rimwe, ariko nituvuge idini turashiraho izina, noneho bidutandukanye. Nico gusa. Icyo nashaka kuvuga usomye cya 17 bavuga ngo ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Haza umwe wo muri ba marayika barindwi bari bafite barindwi bari bafite zanzabyandwe. Arambye ati ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho, yicara ku mazi menshi. Niwe bami bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Anjyana mutayo ndi mu mwuka, mbona umugore yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Umugore yambaye umwenda w'umuhengi n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babiloni ikomeye, nyina w'amaraya kandi nyina y'ibizira byo mu isi. Mbona ko umugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu, mubonye datangara cyane. Marayika arambaza ati niki gitumye niki kigutangaje? Reka nkumenere ibanga ry'uriya mugore n'iry'inyamaswa imuhetse ifite imitwe 7 n'amahembe 10. Twakomeza tukageza no kuce cya 10. Baza none utangiye ku murongo wa mbere utakaniki akani. Noneho ikintu nashaka kubaza. Yego. Uyu maraya ninde? Uyu maraya ni itorero ryifatanije n'ubutegetsi bw'isi, rikagendera ku mabwiriza yayo. Ni ukuvuga ngo itorero rigomba kubaha guverinoma iriho, ariko rikagira ingabano ntarengwa. Ubundi ntabwo itorero ari umwanzi wa leta. Ni rigomba kuba inshuti ya leta ariko mu bikwiye. Iyo rero rirenze ingabano hakaba amabwiriza ya leta atanzwe, itorero rigomba kugendera munsi yayo, nuvuga ngo ribigize ubumwe n'ubutegetsi bw'isi bahindutse maraya. Nico bashaka kuvuga. Ubwo noneho rero kwicara ku mazi menshi nuko yari ari mu bantu benshi, amazi n'abantu. Abami bo mu isi basambanaga nawe, nuba bagiranaga ubumwe n'umuyobozi w'itorero, bagakora bimwe, bagasinda inzoga arizo nyigisho atangaga zitaberanye n'inyigisho zitanga ubugingo kugira ngo ashimwe n'ubutegetsi bw'isi. Ubundi hari uburyo ugomba kubwiriza kugira ngo isi gushime, ariko atari iby'Imana ishima, kugira ngo ugire ico wunguka atari iby'Imana ishima. Iyo warangije ro kwemera ibyo uba wahindutse maraya. Noneho umugore wari wicaye ku nyamaswa itukura, ngo bari barangije kugirana ubumwe n'ubutegetsi bw'isi bushigikira iryo torero.
gutukura ni ukumena amaraso menshi, ni ubugome bukabije bwa satani bwari buri muri uwo muyobozi w'isi wari warakoranye n'umukuru w'itorero. Muhanga rwe yari afite izina ry'amayoberane ryanditseho ngo Babiloni ikomeye, nyina w'amaraya kandi nyina w'ibizira byo mu isi. Babere ni irembo ry'imana nyinshi, ni ukuvuga ngo yarangwaga no gusenga ibigirwamana bitari imana y'ukuri, kugira ngo abashe kudahushanya n'ubutegetsi bw'isi, bituma noneho yemera imana zose. Niwe witwa maraya, kuko Babere bisobanura ngo imana, irembo ry'imana nyinshi. Hari ibigirwamana byinshi Babuloni mu buryo bw'isi, ariko hano babivuga mu buryo bw'ubuhanuzi ko bigiye gusora ku itorero yifatanya n'isi, ntirimenye gutoranya inyigisho ziberanye n'imana y'ukuri, ahubwo bakavanga no gusenga ibigirwamana kugira ngo babone imbaraga ziturutse ku isi, batazarenganywa mbese. Kandi uzi ko itorero ry'ukuri ritabererekera, ijambo ry'Imana riravuga ngo zigomba kuzarenganywa. Matayo 5:11 aravuga ngo nibabatuka bakababeshera ibibi byinshi babampora, muzanezerwe mumenye ko ariko bagenjeje abahanuzi ba mbere. Yego. Noneho pastor, ku murongo wa 9 abanga niho hakwiye ubwenge n'ubuhanga. Iyo mitwe 7 niyo misozi 7 umugore yishara. Imitwe 7 ni ubutegetsi bw'isi bwatoteje Isirayeli, kuko ari igaragara mu isezerano rya kera nk'ubwoko bw'Imana. Imitwe 7 rero harimo Ashuri, harimo Egiputa, harimo Babuloni, harimo Medo-Perse, harimo Abagiriki, harimo Abaroma, harimo n'ubutegetsi bw'i Vatikani bwa Papa. Iyo mitwe 7 bashatse kuvuga. Yego. Noneho dufashe ubuhanuzi dusanga mu byahishuwe tukabishyiraho no mu isi ya uyu munsi, ubona busohora, bwarasohoye, bugenda busohora, buzasohora. Ubibona utewe ufashe ubuhanuzi no mu bibiri? Ubuhanuzi ni bugari, hari ibimenyetso byatambutse, hari n'ibitaratambuka, kandi twagerageje kuganira ku bisigaye kugira ngo noneho Yesu agaruke. Ntibirarangira rero, ariko byaratangiye kuva Yesu yaje mu ijuru avuga ngo ndaza vuba. Ijambo ry'Imana rero ryanditswemo ibyo yagiye yavuze, hazaba iki, ugasura ngo kiratambutse. Abantu bazangana, byarabaye. Abantu bazakunda amafaranga, byarabaye. Abantu bazanga babo, byarabaye. Abantu bazasuzugura ababyeyi, byarabaye. Urabara urebe ikitaraba.